Ese byagenze bite ubwo Bishop yamaraga kuba yafungurwa byaje kuba byagenda bite mu maso y'abamuhigaga mu maso y'abamurwanyaga ese Bishop yaba agiye gufata indi ntambwe akaza kurega abamugambaniye akaza kurega abamwandagaje ese abari bamureze ubu bimeze bite ese ubu bari muri diyoseze ese baba bagisenga baba bakiteranira kuri diyoseze baba bakiri muri diyoseze ese niki nk'abakristo nk'abantu mwagiye musenga kenshi gatandukanye abantu mwagiye muvugana n'Imana ese mu by'ukuri murumva kuba Bishop yagenda agahindukira akarega abamugambaniye akarega abamureze byaba ari byiza ntabwo turamenya neza mu by'ukuri niba uyu mwanzuro waba uhari ariko by'ukuri uyu mwanzuro uramutse uhari wo kuvuga ngo nawe arahindukiriye agiye kurega abamureze agiye kurega abamwandagaje dore ko bimwe mu birego bamuregaga yaje kuba yabihanagurwaho mu byaha yashinjwaga yaje kuba yabihanagurwaho aza kubigirwaho umwere rero akavuga ati by'ukuri abantu bandese abantu banshinjaga nanjye ndabasha kuba najya kubarega ariko ku rundi ruhande nk'abana b'Imana nk'abantu bafatanyije urugendo ntabwo ari byiza kwihorera ntabwo ari byiza gufata umwanzuro utabashije kugisha Imana inama biramutse rero bigaragaye ko uwo mwanzuro waba ari wo kandi ugishijweho Imana inama byaba byiza kuruta uko yavuga ngo agiye kurega aba bantu bari bamureze ibinyoma mu by'ukuri aba bantu bari bamureze ntabwo twavuga ko by'ukuri bari babyitumye ntabwo twavuga ko mu by'ukuri bari bafite izindi mpamvu zari impamvu z'imiyoborere impamvu zo kuba batarumvikanye ku bintu bimwe na bimwe reka tubanze tubibutse mu by'ukuri muri bimwe Bishop yaregwaga na bagenzi be cyangwa se bimwe yaregwaga n'itorero rye yasengeragamo ni ukuvuga ngo bamuregaga ko yakoreshaga ububasha ahabwa ububasha afite mu nyungu ze bwite bakomeza bamurega ko yagemuraga amagi muri diyoseze ku masoko ibyo bavugaga ko yihaye isoko bakomeje bavuga ko mu by'ukuri ibikoresho byajyanwaga ku nyubako zitandukanye za diyoseze byatwarwaga n'imodoka ye hari n'ikindi bamuregaga cyavugaga ko yaba yaraguriye umugore we imodoka cyangwa se akaba umugore we agenerwa amafaranga nk'umushahara kandi mu by'ukuri atari by'uko byakagombye kwa bo abamuregaga niko bavugaga bakomeje bavuga ko umugore we hahagarariye Mothers Union kandi automatically iyo mushumba cyangwa se iyo Bishop ahari umugore we ahita aba umukuru wa Mothers rero ibi nibyo bamuregaga byaje rero kubabarirwa byaje guhanagurwaho abigirwaho umwere nuko rero aza kuba yafungurwa rero abamureze baracyahari nawe arahari ndetse hari n'ubwo bahura iyo bagiye guterana mu materaniro ntabwo rero twavuga ngo by'ukuri yagenda akaja kurega ntabwo twabimushishikariza ahubwo icyo twamusaba ni ukugira umutima wo kubabarira no kugira